ariko wemere mubaze kuko mu bintu bituma umbaze rwose mu bintu nenga abanyamadini na n'uyu munsi nuko umuntu agenda akicara imbere yabo bakasoma Bibiliya bakamubwira bakavuga ngo ibitabo babizinge batanga amaturo batahe bagataha nta muntu umwe ubabaje ikibazo. Ariko usibye ibintu byo kubeshya mbwira kuntu umuntu baramushyinguye abantu bumva ngo aranuka umuntu aza kumuzura wazura umuntu ese Bibiliya nugiye ariko se kutayemera ibyo bintu Bibiliya kutayemera yemera rero hari ibyo nemera hari n'ibyo ntemera uzaza n'ibitabo wemera ugifuga ubisoma nanjye nemera Bibiliya agende kanyisoma Bibiliya sinayanditse ngo yaratangiye yaranukaga nyine uratesa ko tuzasanga mu Bibiliya ibya Kinyarwanda urimbira ko tuzasanga mu Bibiliya seri y'Abanyarwanda uri tuzasanga ibitabo cy'indirimbo nibyo Abanyarwanda si byo warumva rutangarwa amaboko ahandi bakavuga ati nyamara Yesu azaza yabaye ari umuco nyarwanda nanjye nawe twatubika ko turi Abanyarwanda. Oya se ngo twebwe se ko amadini yaduhinjaritse ni wowe yahinjaritse nyine ntari ryamhinjaritse mfite ubwenge mfite umwuka w'Imana wowe waracyaguhinjaritse akagera nta mpinjaritse munjagaze narize nzi gusoma no kwandika mfite umwuka wera nzi ubwenge idini se ryarampinjaritse wanyicarije iki kuri kamera ko wari ufite ikibazo n'igisubizo ariko uvuga aho byanditse itonde handitse Bibiliya byarabaye ndabizi bivuga ngo ni ngombwa se ngo bibe byanditse ni ngombwa nyine ibyo bitabo se mwebwe babazanye zana ibitabo ariko wemera kuko urwanya ibitabo byemera iyo umuntu avuga ibyo yabonye niba undi uvuga ibyo yasomye ubwo ufite ukuri n'ukuri uwo se bashyize mu muriro ajyamo avuga uwo yabayeho nyine abajugunya mu muriro bajyamo ngo bahanura wabibonye he igitabo cya Daniel bavugiye n'imbere y'umwami ibyo se ko ari ibyo usoma barabibonye ibyo usoma ariko soma nayo ibyo usoma nibe nanjye ndi gusoma njye bavuga ibyo nabonye wavuga ibiri imaginary gusa no narabibonye ibyo ubu ko nari ntaragusubiza wakwenganya. Icyumba cy'ibitekerezo TV aho tuganira ku iyobokamana ubuzima inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Yes turabasuhuje abakunzi ba Zirazirite TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo aho muri hose mukomeze kugubwa neza cyane. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko turi bubabwire mu kanya gato ariko nge uri inyuma ya kamera nk'ibisanzwe ndi Emmanuel Nshimiyimana ariko muri studio mukaba mureba umuntu turi kumwe mutumirwa wacu akaba n'ubundi ari Kwizera Valence. Aha rero mbere yuko mpita nzana insanganyamatsiko tujya kuganiraho reka mbanze muhe ikaze na karibu niko njya numva abanyamadini bavuga ikaze na karibu urya ntago ari byo abari indimi bavanze byose ni ijambo rimwe karibu ni Igiswahili ikaze ni Ikinyarwanda ariko ntacyo babyishe urakoze cyane nanjye ikaze na karibu ndabyishimiye namwe kandi ndabibahaye mudukurikiye Imana ijye umugisha abari kure abari hafi badukunda dukurikira badubitekerezo Manuel yaravuze ngo ntago azongera kubasaba subscribe ngo mujyamo nari ngombwa mujye muyikora mu gihe ari ngombwa bajye bayikora ariko utarayikora wese akwiye kuyikora subscribe cyangwa sabone. Aho ngaho uvuze ngo akwiye uba umeze nkaho ubimutegetse. Niyo mpamvu njyewe ndavuga ngo nabona bikwiriye abikore kuko umuntu abikorana ubushake bwe ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ni ikindi kintu gituma abikora. Aha ngaha rero reka nongere ngushimire kubera ko wongeye kuboneka kugira ngo twongere tuganire cyane cyane ko hari igihe bitagukundira ariko mu gihe bigukundira ugashyiramo imbaraga ukaza nabyo nibyo kugushimira. Urakoze cyane. Aha ngaha rero nyemerera tugiye kuganira numvaga mfite ibintu byinshi twakaganiriye ariko nabonye nzanye ibintu byinshi bisa nkaho umwanya ugeze gutya ukaba munini kandi abakunzi bacu baratubwiye ko baradusabye ko twajya dukora ibiganiro renda bigufi kugira ngo bajye bashobora kubona umwanya wo kubikurikira. Umuntu wambwiye ati ndi mu modoka ati mpamvu nabirangiza atari nibyo ibiganiro bigufi rwose twarabyiye ko zatubikora. Aha ngaha rero nyemerera twinjire muri Bibiliya n'ubundi twebwe tuganira iyobokamana. Bibiliya ntaho tujya hanze yayo. Hano hari amagambo nasomye muri Bibiliya nkagenda mbona ko abitwa abahanuzi uhereye na kera kose bagiye babaho muri Bibiliya bajyaga bahanura ngo ibintu bikaba. Rimwe na rimwe hari n'igitabo nasomye baravuga ngo babitaga ababamenya sibyo? Ubundi wasoma handi bakavuga ngo ni abahanuzi ariko wajya mu muco nyarwanda wacu nk'abanyarwanda akaba ari abandi bantu twita abapfumu. Umupfumu urutanga rw'amaboko byahamye unabyemerera ariko nagiye ndeba muri komenti z'abantu rimwe na rimwe bakurikira ibiganiro by'umupfumu urutanga rw'amaboko bakavuga bati bagatangira bagatokesha iryo zina ryitwa umupfumu bagavuga ko ari ikintu kibi cyane ngo kitagakwiye kuba kikivuga muri kino kinyejana. Ariko ngiye ku bwanjye nareba nkasanga icyitwa umuhanuzi cyangwa bamenya ngiye ngasanga ari we n'ubundi mupfumu tubishyize mu rurimi rwacu cyangwa se muri gakondo yacu.
aha rero ndavuga nti simbisobanukiwe wenda neza cyangwa simbisobanukiwe cyane, ariko tuzaganira n'umuvugabutumwa ukunze gukoresha Bibiliya cyane, uyizi kugira ngo azadufashe. None wowe ndagira ngo dufashe gutandukanya itandukaniro riri hagati y'umupfumu n'umuhanuzi kugira ngo n'abadukurikira nabo basobanukirwe. Ni icyo ushaka ko tuvugaho. Ibyo nibyo ngira ngo tuganire. Urakoze cyane Manuel, uri iki muri byo? Njyewe nta na kimwe ndi muri muri ibyo ngibyo. Ariko nubaye umupfumu byakubera. Njyewe wakumva rutanga wazagiye akanyimika akakwigisha akakwimika akagushakira n'izina. Birako nasanze ko numvishe icyo bisaba, numvishe ko ari ibintu birenze. Bisaba amafaranga se bisaba iki? Usibye no kuba amafaranga bisaba kuba arahandi wabikomoye. Uzabikomora aho yarakomotse mu muryango kujye kubitangira uko. Hanyuma se nkimikwa nande ko we ari ibya sekuru. Wese sokuru yagusigiye iki? Wapi ngiye ibyo sekuru. Urakoze cyane Manuel. Ntabwo sogokuru igize aba muri ibyo bintu. Noneho rero nta nubwo kandi nyene ngiye kwitwa bene ayo mazina. Ariko kame ubu umuhanuzi cyangwa umupfumu kuko nako wowe ukuba ko bose ari umwe niko wavuze. Okay. Hanyuma tuganire badukurikiye mwese muhawe ikaze mutera gateba. Ntabyo mfite birakaguye by'abantu. Tuganire. Ntabyo mfite byo guhanura. None Manuel, nta nibyo mfite byo gupfumura. Mbere yuko nkubwira itandukaniro ry'abo bantu, reka mbanze nkubwire icyo bahuriyeho. Nyuma ndakubwira icyo batandukaniye. Ubwo ntakugire neza, ngiye kugusubiza n'ibyo utari wambajije ariko ukeneye. Kandi nyine ariyo mpamvu ndi kuvuga ngo tubiganire. Nkubwira aho bahuriyeho. Mbere yuko batandukana baramanza bagahura. Aha. Bahuriye ku kumenya no kureba ibizabaho ndetse n'ibyabayeho. Ntabwo ari ibizaba gusa buriya, bamenya n'ibyabaye kera nabo badahari, nabo bataravuka. Ariko aho ngaho ibyabaye byo ntawe utabimenya, ndetse utamenya ibyabaye. Manuel, nta gitabo bisomyemo, nta hantu usanze biri, wamenya ibyo sekuruza wawe wo ku bantu 1000 yakoze. Kubibwirwa n'abari bahari ubu bakagenda babihanahana mu bisekuru. Nubwo si ukubihanahana rero, ndavuga ko umuhanuzi n'umupfumu babasha kubimenya atari ukubihanahana. Wijya nujya kudetaye utuntu rero birakugushamo ubuyorwe ibintu byo ndi kuvuga. Banza umenya aho bahuriye, bombi bamenya ibyo abandi batazi, bareba ibyo abandi batareba, bumva ibyo abandi batari kumva, bamenya ibizaba kandi abandi batapfa kubimenya. Bagihuriyeho umupfumu n'umuhanuzi bagihuriraho cyangwa se bamenya. Ariko hagati aho ngaho umuhanuzi kuko Bibiliya nayo ivuga bamenya. Ijambo bamenya ryakoreshejwe kera mu isano rya kera, kuko ni ukumenya nyine, umenya ibyo abandi batamenya. Ntaho hari igihe bamwitaga bamenya cyakitwa kuko na Samweli bamaje Sawuli ajya guhura na Samweli, yabajije umugaragu, yabajije umuntu ngo nta bamenya waba muri uyu mudugudu twabona. Ubwo byaba ari babandi bita mu Giswahili banagiwa. Iyo uvuze na Josh twebwe ku gihe cyacu bivuga ari gusenya umuntu ngo yegeze na Joa ngo yeze ukangana kose akazi ngo yegeze na Joa ariko ni Giswahili ni ndabizi nyina ndabizi. Ariko iyo ari ubimenya mu buryo bwiza bwubaka biba ari byiza. Atanyina ndabizi byo kwishyashyarika ugasanga ntunabizi ahubwo wigira nyandabizi kandi utanabizi. Sawuli ayoboza bamenya bamurangiye kwa Samweli aho ari. Kandi Samweli yari umuhanuzi ubana n'Imana. Bivuze bamenya umuhanuzi mu gitabo cy'isano rya kera byabaga bivuga ku muntu umwe, ibyo bakora byabaga ari bimwe. Icyo nandi kubwira rero nuko umupfumu n'umuhanuzi mbere ko kubwira ikibatandukanya nuko bose bamenya ibyo abandi batamenya, bareba ibyo abandi batari kureba, muri kumwe ariko akaba afite ibindi ari kureba, yumva ibyo abandi batari kumva, kamuhaga akagwa atari kundi kumva amajwi ambwira gutya kandi wowe utari kuyumva, kuko niwe mupfumu, niwe muhanuzi, niwe bamenya. Ntashaka kubikubwira kandi ntabyo yumva. Birashoboka nanjye kukubwira nti abo bantu baritonderwa umwemere cyangwa umuti. Ako niko nanjye kukubwira nyine. Abo bantu nabo barimo ibice bibiri bisaka abantu baje b'amaso nabo. Abo bantu bombi ari umupfumu ari umuhanuzi, barimo ibice bibiri. Yego, barimo ashobora kukubwira ibintu nkuko waruvuze, iyo mpano ntayafite. Nuvuga ngo hariho abapfumu b'ukuri bapfumura bagapfumura kuko bagahinguranya, kandi abapfumu bo kucyatsa yashushanya akakubeshya n'ibitariho. N'abahanuzi bakoresha umwuka w'Imana nakoresha ibitekerezo byabo. Ushaka kugira ibi abo niyo nyine bashaka kukubwira ko hari ibyo yumva kandi ntabyo yumva. Aho rero wowe ibyo nibyo bahuriyeho. Wabyumvise byose. Itandukaniro ryabo rero bya bindi bamenya, bya bindi bumva babikura aho babikura. Itandukaniro ryabo naho babikura. Itandukaniro ryabo ni imbaraga zibakoreramo. Nubwo bose bamenya ibizabo, aho babikura ni ibintu biruvuze. Aho babikura
imbaraga zibakoramo zibibaha ikinyabubasha kibakoreramo uze ujye wirinda n'icyo yatuganira kuko bituma ushobora gutuma mvuga nk'amagambo afite ukundi ari cyangwa njye simashaka ko tubana no kubuzina naka ariko ubwo ari wowe yayivuze ubwo ni wowe izina nidushaka turireka ariko we impamvu navuze rutanga rw'amaboko nuwo byahamye ubyiyemerera unabyivugira uri proud yabyo nuko ari wowe wamenye hari n'abandi kuri kamera nuko ari wowe wamenye hari n'abandi uretse nta matangazo yaho we ntiyabyemeraga nta matangazo ubona ku nkoranyambaga ngo umuganga naka ngo akorera aha n'aha ngo agarura ibyibwe ngo avura inyatsi ngo avura umwaku ngo yatuma utsinda ibizamini ntabwo ubibona mbese barya niba babyemera uriya nuko wenda yamenyekanye cyane ariko ababyemera barahari benshi iyo umuntu avuga ngo agarura ibyibwe ngo avura inyatsi ngo atanga akazi ngo atuma wabona akazi ngo watsinda ibizamini umuntu aba afite izi mbaraga zidasanzwe niba koko babikora okay ubwo abo ngabo nabo ntabwo ntacyo uriya nuko yamenyekanye cyane ariko ababyemera barahari benshi kandi wenda abapfumu nibo batinya kubyemera no kwigaragaza ariko abahanuzi bo ntibatinya abahanuzi bo barabivuga baba proud yabyo aho bari hose aha hanyuma rero itandukaniro ryabo nkubwire naho babikura cyane cyane n'imyizerere yabo niryo tandukaniro ryabo wambaje aho batandukaniye mva makubwire batandukaniye kuho bakura ibyo bavuga batandukaniye ku mbaraga zibakoreramo batandukaniye ku myizerere bafite hano mu isi naho batandukaniye aho ngaho niho batandukaniye ariko nubwo uvuga ngo niho batandukaniye bose bashobora kumenya ibizaba cyo nakikwemereye imbere barabimenye rwose ese birashoboka ko umuntu yamenya ibizaba ariko ni ibiki bamenya uretse gato nanone aho ngaho ibyo bizaba bamenya ni ibiki umuhanuzi iyo bavuze ijambo umuhanuzi we kera iryo jambo turisanga mu iyobokamana turisanga mu nsengero niho rikoreshwa abo ngabo guhanura kwabo ibyo bavuga bizaba akenshi na kenshi biba byibanda n'ubundi mu iyobokamana hanyuma ko ari ibyo bahanura bavuga hanyuma nibibe buretse mbivuga kandi ibyo bavuga ntibibe none se siko bimeze kuvuga ubose ndi muri bo ndi mu mitima yabo ndi muri bo cyane njye ibyo bavuga icyo ubajije ntago ari cyo turiho kuba tuvuga ngo batandukaniye ntavuga ngo ibyo bavuga ntibibe ibyo batandukaniyeho ibyo bavuga ntibibe uzabibaze ubagombaga kubikora twabonye aho bahuriye twahabonye sibyo tubonye aho batandukaniye tubonye aho batandukaniye none kuki wanga ko mubaza ikibazo kuri cyo kumbaza ngo kuki bivuga ntibibe oya hari n'ibindi nabivuze bari byumbaza hari n'ibindi mubaza ushaka byose ariko bitari ukunsimbuza umutima wabo n'ubwonko bwabo n'imbaraga bakorana nazo ibintu rero niba wabyende numvise umuntu yavuze ngo muri bibiri wazabimeruka ntibe njye ukambaza ngo kuki tabaye saba utampoho oya ibyo reka wenda turi kuko ibyo ngibyo ibyo bavuga ntibibe ahubwo nabivuga wenda aho ngaho ntago hashobora kugira icyo bisobanuraho ariko wemere mubaze kuko mu bintu bituma umbaze rwose mu bintu nenga abanyamadini na n'uyu munsi nuko umuntu agenda akicara imbere yabo bakasoma Bibiliya bakamubwira bakavuga ngo ibitabo babizinge batanga amaturo batahe bagataha nta muntu umwe ubabaje ikibazo ngero siba nyine kuganira n'umuntu ariko namubaza ibibazo ngewe mbaza rwose ngero ndashaka kukubaza wowe twabonye aho batandukaniye twabanje aho bahuriye tugeze aho batandukaniye wowe ukavuga ngo ariko ikibatandukanya ngo naho bakura ibyo bintu ibyo bavuga ibyo berekwa ukavuga uti umuhanuzi ni mu madini akenshi izina umuhanuzi ukavuga uti umupfumu we ntabwo ari mu madini ni mu rugo iwe ariko byose iyo ufashe inshinga yitwa iyo ufashe umuntu witwa umupfumu ukabishyira ku nshinga yitwa gupfumura niho bituruka nyine umupfumu tuvuga ijambo gupfumura aho kuhinguranya ukareba hirya bose barapfumura ahubwo njyewe nsanga byose ari bimwe nuko bimwe byazanywe mu bitabo byanditswe n'abazungu ibindi bikazanwa mu bitabo byanditswe n'umuco w'abanyarwanda ariko byose ni ugupfumura kuko ni ukureba ibiri imbere ni ukuba urukuta ruhari ushobora kuruhinguranya n'amaso yawe ukareba ibiri imbere inyuma y'urukuta wanyicarije iki kuri kamera ko wari ufite ikibazo n'igisubizo jewe icyaha impamvu nakwicaje aho ngaho n'igisubizo none se urambwira ibintu nabyumva ngendekera aho ngaho uko urabigenze no kuva wambajije reka ngusubize none se urasubiza ngewe kuvuga ngo bose ngo barapfumura abahanuzi ntibapfumura bahabwa umwuka w'Imana ibyo bavuga umwuka wera w'Imana abaha ibyo bavuga hanyuma se umupfumu wabihabwa nande niwe upfumura ni mpamvu nakwiye ngo batandukanye abihabwa nande se gupfumura wowe ibyo abihabwa na rya tandukaniro ryabo nakubwira nawe ngo itandukaniro ryabo naho bakura ibyo bavuga n'imbaraga zibakoreramo
ni imyizerere yabo. Warumva gutanga rw'amaboko ahantu bakavuga ati nyamara Yesu azaza, wamuvuze nanjye reka muvuge wamuvuze, wari wumva aragura ariko tuzamusura Emmanuel kandi ntabwo azanga pe. Oya kandi byemewe, biremewe kumusura bitari ukwivuga nyemera tuganiriza ku muco, tunaganirira nawe rwose, tuganire ku muco. Urabyemeye cyane? Tuzamusure uriya natwemerera tubone n'ibikoresho akoresha. Nta muntu ajya yangira. Oya ntabwo ajya yangira, ntabwo ndabona turebe ibikoresho akoresha mu kuragura abitwereke. Uratesa ko tuzasanga mu Bibiliya ibya Kinyarwanda? Urimbira ko tuzasanga mu Bibiliya zeri y'Abanyarwanda? Uri wasanga mu gitabo cy'indirimbo ni iby'Abanyarwanda si byo? Ibyo nibyo biri mu muco w'Abanyarwanda. Ubwo rero ibyo bijya ko ari ibintu by'abazungu bazanye bakaza kubahinjira umuco, ibyo nibyo abazungu bazanye baza ko abahanuzi b'Imana bakoresha umuco w'ijuru. Cobesha ubuse ariko wowe ugiye kubaza n'ingusubizo uj'impaka. Abantu bazanye ibintu byo kuduhinjarika, abandeze kuduhinjarika ntabwo wumva ko ari ikibazo gikomeye. Ibaza abantu babazanye ibitabo. Umuhanuzi akoresha umuco, ibitabo ubwabo umupfumu birimo niwe agakoresha umuco nyarwanda. Ahubwo reka nkwibwira ikintu gitangaje kandi kiri muri Bibiliya. Muri Bibiliya umwami igitabo cya kabiri cya Samweli, cya mbere cya Samweli, urubatagira ngo nibyo nihimbiye, igitabo cya mbere cya Samweli bice 28 umurongo bazagisome cyose abishobora, havugamo inkuru y'umwami wagiye kuraguza, gushikisha ko bitaga umushitsi gushika. Nabyo biri mu muco, ariko nge simwita umuco nyarwanda kuko ni umuco ntazi wari, ariko nge simwita umuco. Abaye ari umuco nyarwanda nanjye nawe twatubika kuko turi Abanyarwanda. Oya se ngo twebwe se ko amadini yaduhinjaritse? Ni wowe yahinjaritse, nta ryampinjaritse, mfite ubwenge, mfite umwuka w'Imana. Wowe waracyaguhinjaritse? Akagera ntabwo mpinjaritse. Munjagaze narize nzi gusoma no kwandika, mfite umwuka wera, nzi ubwenge. Idini se ryarampinjaritse? Oya nta wampinjaritse. Ngareka dukomeze kuri iyo nkuru. Umwami rero ajya gushikisha, ageze yabwira umushitsikazi ngo ndashaka kunzurira umuntu ngiye kuzura umuntu wapfuye. Ungati se nkuzurire? Aramubwira nabya bindi ngo Yesu yakoze azura Lazaro. Oya ntago ari bimwe. Okay. Ariko bijya gusa. Uze zo kuzura umuntu. Uko Yesu yazuye Lazaro baramushyinguye mu mva. N'uyu nawe yazuye umuntu nawe washyinguye. Ariko usibye ibintu byo kubeshya, mbwira kuntu umuntu baramushyinguye abantu bumva ngo aranuka. Umuntu aza kumuzura, wazura umuntu. Ese biriya nugiye ariko se kutayemera ubundi. Ibyo bintu biriya kutayemera. Yemera rero. Hari ibyo nemera, hari n'ibyo ntemera. Uzaza n'ibitabo wemera ugifuga ubisoma. Nanjye nemera Bibiliya jye ndeka nyisoma. Umuntu Bibiliya sinayanditse ngo yaratangiye kuyemera. Yaranukaga nyine. Yaramaze iminsi. Ari ibintu barumva kuva rwose wavangiwe. Dawo twikomereza. Ndajya ngusengera gusa. Dukomeze ariko uzajya usengera ko ntuzanyishyuza. Oya ntabwo nzakwishyuza. Ariko umuntu wapfuye akanuka ntabwo bivuga ko atazuka Emmanuel. Ni nakwabwiye Yesu atari kumwigisha bidukuraho ibuye aranuka umuntu ko dusanga hanze. Yesu ro wihanganira ibinuka, haleluya mena. Twikomereze kuri iyo nkuru. Hanyuma hamupfumu rero we bazuye umuntu rero watabwe kera utakinuka, n'utugufa dushobora kuba ari nk'umweru dukeye neza, ndatinzurira Samweli. Ariko umushitsikazi ntabwo arazi Samweli uwo ari we, yaramuzi. Ariko gusanwa mu rujijo rukomeye kumva icyambere umwami w'igihugu cya Isiraheli, igihugu cy'Imana katubyite gutyo. Ubigiye kugira ngo tubyanalize katwe urumva ni ukubyitiza ko cyari igihugu cy'Imana kiyobowe n'umuntu washyizweho n'Imana, ajya gushikisha ngo bazure umuhanuzi wapfuye, ari umuhanuzi w'Uwiteka. Uzi ko bamuzuye yamara kuzuka kandi ari umuhanuzi w'Uwiteka, w'Uwiteka n'umwami w'Uwiteka n'igihugu cy'Uwiteka. Bazura Samweli. Samweli azutse avuga iby'Imana, ahanura iby'Imana gusa. Aho natera ikibazo gikomeye n'urujijo, sinzi we nasa n'utari kugusubiza ibyo wambajije imbere. Urumva bazuye umupfumu n'umuhanuzi, bavuye umuhanuzi, bazuye umuhanuzi w'Imana. Umupfumu yazuye wapfuye ari umuhanuzi w'Imana, anazutse arakomeza umuhanuzi, ahanura ako kanya iby'Imana. Abwira Sawuli amagambo meza tubwo Imana yanze nyine kuba ku ngoma, wanze Imana nayo irakwanga. Amaze guhanura arongera asubira gupfa, arigendera. Yazuwe n'umupfumu. Yazuwe n'umupfumu. Bantu mudukurikiye, ahantu mumfashe iyi nkuru nayitekereje iransiga, irancanga, n'ubu yananiye kuyakira. Bantu ba Apotre, ba Bishop, bantu mwize Bibiliya, mumbwire ibi bintu ibyari byo. Ubwo ni wumva ko umupfumu ahubwo aruta umuhanuzi? Ntabwo byumva. Kuri iriya nkuru ya Samweli n'umupfumu,
nakwemera ko oya ntago ari kuri iki gihe ndavuga kiriya gihe nyine ntago ndi kuvuga n'iki gihe iriya saha biriya mupfumu yari ari kuruta umuhanuzi hariya kuri iriya saha ibyo njya kwizera ashobora gutekereza umupfumu yari yaruse uyu munsi rero umenye ko abapfumu baruta abahanuzi ibyo ni kuri Manuel azajya mu bapfumu yaramureba ariko nzamusengera atajya Manuel twemeranyije ko mbese abapfumu b'uyu munsi bazura abantu babizwa n'iki babazurira he wabonye bazuye nde abapfumu uyu munsi barabazura mbwira ibyo hano Bibiliya itubwira ibyabaye mbwira ibindi nawe aho byanditse uzi ko hari abantu reka nkubwire ariko uvuga aho byanditse itonde handitse Bibiliya byarabaye ndabizi bivuga ngo ni ngombwa se ngo bibe byanditse ni ngombwa nyine ibyo bitabo se mwebwe babazanye zana ibitabo ariko wemera kuko urwanya ibitabo utemera iyo umuntu avuga ibyo yabonye niba undi uvuga ibyo yasomye ubwo ufite ukuri n'ukuri jya uzana Korani niba uyemera uzane se Mate d'Afrique uzane se Orizo reka nkubaze ari cya kitabo cyitwa iki ariko usome oya emera nkubaze iyo umuntu avuga ibyo yasomye undi akavuga ibyo yabonye ubwo ibyo wakemera ni ibihe ibyo wabonye n'amaso abiri yawe akabona jere narabibonye okay ntabwo ari ukumuzura kumutera ndi kuvuga no ndi kuvuga ko hari umuntu nzi wagiye kwa muganga hatandukanye henshi ibyo bintu birananirana ajya mu madini baramusengera ibyo bintu biranga ibyo yari arwaye biranga ibyo nkubwira ni ibintu nzi ariko yagiye ku mupfumu nashaka kuvuga ahangaha cyangwa kwamamaza ko ntabwo yigeze anyishyura yagiye ibyo ndabizi neza nk'umuntu yamaye n'ubuhamya niba na ngombwa nazanamuzana ahangaha akaza akabutanga uwo nguwo niwe ashoboye kumufasha ibyari bimurimo biramenyekana arakira umupfumu amwirukanamo ibintu byari bimurimo wowe baranyita ukajya kumubwira ngo njye nakubajije uwazuye umuntu turi ku nkuru y'uwazuye none se kuzuka bitandukanye n'ibyo nta n'isano bifitanye hazuka uwapfuye nduguyango uwo yararwaye arakira Manuel ariko yari yarapfuye mu buryo bwa roho yapfuye bwa roho se yapfuye gute roho ye yari ihari yakoraga yapfuye se gute si indwara se yahoraga arwaye iyi ndwara yahoraga ari hasi arirata agapfa akazuka niso niyo roho yego nyine no uyu ntago roho ntago irwara reka nkwereke umva Manuel hano rero Bibiliya ariko icyo nshaka kugira ngo tuvuge aranahambwa twemeranye ariko umupfumu yazuye umuhanuzi umupfumu nemera waruse umuhanuzi muri ayo masaha kandi Bibiliya yarabyivugiye uyu nguwo muri Bibiliya uyu nemera ko muri uwo mwanya yaruse umuhanuzi kuko yaramuzuye amuvugisha ibintu arabivuga abwira Sawuli arongera amusubizayo hariya iriya saha ibyo nibyo bita gushika umupfumu yari akomeye kuruta umuhanuzi ariko uyu munsi ku gihe cyacu uzi ko mbyemera kuko ntawe urakora nk'ibi njye sindajya ku mupfumu erega umuhanuzi niba yakaba yaruta umupfumu ni ukubera iki mwebwe mu madini yanyu aka kanya ndabikubwira byo birahari ibimbwire nta kibazo kubera iki babaciye umuhanuzi ahanura ibintu yajya guhanura mukaza mukamukoma ku ntugu ngo ceceka yakomeza kuzamura ijwi n'ibiki byose mugatinya ko agiye kuvuga ibiberamo bakamufuka kuki basigaye mumufata mukamujyana hanze ndakwinginze kuki indimi z'abahanura musige mujya kuziga kuki muziga ndakwinginze ngo usubize utuje neza kuki bazigisha nimvuga akantu kumva siko ukabikureke kuko ndashaka kugusubiza dutuje neza ndavuga nitunze neza umva Manuel kamvuge ibyo narabibonye biranambabaza cyane fata umuntu ukaza mukamukoma ngo soka ngo kubite se basi tuza ngo usubize neza neza aho ndi wowe ntushyugumbwe ko tutegeranye se nimvuga akantu kumva ntisiko ukaziga muceceke kuko iki kintu kiri kundya ndumva uri no kukubaza se oya iki nyine umbajije ndagira ngo mbwire n'abandi bahora babivuga gutya ngo baciye abahanuzi narabibonye ariko wampinkone shawe mwese mwonaho narabibonye ibyo ntumakanye ntabwo naguhakaniye ko bitarimo nyemerera ngo usubize bana we ngaho nsubize muri Bibiliya mu gitabo cy'abami sinjye gushaka umurongo hari umuntu waje nsubiza ibere mu madini ibyo nshaka kugira ngo tuvuge ibiri ubwo nyine itonda ariko nibwo ndagusubiza neza yaraje arahanura asanga hari abatipi bandi bavuze ibintu bizima by'ubwesikoro babafatishe neza undi ahageze avuga ibinyuranye nabo kure uko avuze iby'Imana byenyewe umwe muri babandi bacuze inkuru aragenda ngo amukubita urushyi rwiza ariko urushyi rusobanutse cyacaka muginga nk'uko Imana aceza kuvugana nawe amvuyemo kuzaho gute gukubitwa k'uwo muhanuzi niko kwatumye ahanura neza bye niba hano ngiye kumusubiriza neza baramukubise arababara ariko ntiyaceceka ahumve neza Manuel
yego, hari abo bashyize mu muriro ariko bajyamo bavuga. Umuhanuzi wese muri iyi minsi uhanura bakamukora ku bitugu agaceceka, yari we najye yicecekera n'ubundi. uwo se bashyize mu muriro ajyamo avuga, uwo yabayeho nyine, abajugunya mu muriro bajyamo ngo bahanura. Wabibonye he? Ku gitabo cya Daniel bavugiye n'imbere y'umwami. Ibyo se ko ari ibyo usoma warabibonye? Ibyo nsoma, ariko soma nayo ibyo usoma nibe nanjye ndi gusoma. Ibyo nabonye wavuga ibiri imaginary gusa. No, narabibonye ibyo. Ubu ko nari ntaragusubiza wakwanganye. Uyu munsi abanyamadini bajye muri comment babitwarekere uze kureba ko bagusubirire bivuga. Kavuga reka kunyura kure ntabwo uri kubishobora. Umuhanuzi wese muri u Rwanda rwacu riziki riwe muntu bizi cyane kurusha. None se yarakubiswe se ko bamuhagaritse n'umuntu ntavuga. Nejo bundi ariho bafashe baramukubita, ariko ibyo mbizi kukurusha kuko ubyumvira ku mbuga nkoranyambaga ngengera naho byabereye. Wowe ntujya ariko narabibonye ibyo. Wowe warabonye ko ngeragize aho byabereye. Wowe ku mbuga nkoranyambaga bariho n'ibikabyo. Oya nabibonye ibyo. Nabibonye uva nkubwiye Manuel. Umuhanuzi ugiye kumbwira ko n'indi mise bataziga. Nese kujya kuvanga ibyo ngusubiza. Banza mvuga ikintu. Umuhanuzi uhanura bamukubita agaceceka. Bamukubita agaceceka. Bamukuraho agaceceka. Ntago yari Imana yavugaga. Iyo ari Imana ivuga bateru bavuga, bakubita avuga, bacecekesha avuga, bakajyana hanze n'umuntu akavuga. Ariko akabivugira hanze. Abamuterese niba byumva. Ntago babyumva, barabyumva kandi nta matwi se bagira, kandi bamushyize hanze. Reka da burya nyuma y'imyaka babandi babyumvise babiri hanze zavuga ati ariko sha ibi bintu wa muntu cyagiye twateruraga yarabivuze. Hanyuma se ibyo bibabwira iki? Icyo nashaka kukubwira, umuhanuzi ufite umwuka w'Imana usoreza n'ahangaha. Umuhanuzi ufite umwuka w'Imana, abahanuzi bacecekesha bagaceceka ni abahanuzi ubwabo. Imana ntawe ucecekesha, umwuka w'Imana ntawe ucecekesha. Imana ivuga ku manywa, ivuga nijoro, ivuga mu nzozi, ivuga imvura igwa, ivuga amasasa avuga. Nta muntu ucecekesha Imana ubaho, nta toro ryacecekesheje Imana, nta n'idini ryamukiye, nta n'iryabishobora. Imana izahora ivuga kuko ariyo nyiri byose. Aha cyanjye oti kuko ariyo nyiri byose. Hanyuma rero twanzura, ubwo twanzuye kugira ngo wenda umuntu wahita afungura ikiganiro agahita kibona kano kanya, twanzuye tuvuga ko umuhanuzi n'umupfumu batandukaniye kugira ngo ongere ugasubiremo. Navuze ko batandukaniye ku mbaraga zibakoreramo, aho bakura ibyo bavuga, yego, n'imyizerere yabo. Hanyuma aho bahuriye kuba bose bamenya ibyo abandi batamenya, bareba ibyo abandi batareba, bumva ibyo abandi batumva, bakavuga ibizabo. Aha, byiza cyane. Aho ndumva nk'umuntu afunga ikiganiro kakanya agahita yumva utwo tuntu twa nyuma, yahita amenya aho batandukaniye naho bahuriye. Reka rero ngushimire cyane kubw'ubusobanuro uduhaye, ariko simvuze ko twemeranyijwe kubera ko si ngombwa ko twemeranye. Aha, hanyuma rero n'abandi nabo bazajya hariya muri comment bazatwandikire, batubwire uko babyumva. Babandi bajye banyandikira ngo ariko ubundi uwo munyamakuru ngo arakishijwe ngo kuko tuba twumva ngo arimo ngo aguhata ibibazo, ujye basubiza nyine n'ibiciro cyawe udakishijwe kibibabwira. Njero nkababwira ni se ibyo ngibyo byakora ibitekerezo byanjye. Okay, ni byiza cyane. Reka rero nkushimire, ukomeze kugira umunsi mwiza. Urakoze cyane, Imana ikurindane n'abawe, tuzasubira. Ubwo nizere ko ubutaha uzakomeza gukora ubushakashatsi kugira icyitwa umupfumu n'umuhanuzi, kugira ngo uzongere uze utubwire indi version yindi wenda uzaba wabonye. Cyane rwose. Komeza kugubwa neza rero. Urakoze. Kandi dushimire abari badukurikiye bose, bakomeze kugira umunsi mwiza. Hasta la vista. Amen.